Haleluya, dushimiye Imana ko tugarutse kuri uyu munsi duhumeka umwuka w'abazima. Imana ishimwe. Ikiganiro cy'uyu munsi rero tugiye gutangira ku ijambo ry'Imana. N'ubundi turifuza yuko Imana yaza kubana natwe kandi namwe aho muri muduteze amatwi mudukurikiye. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Mbere rero yuko dutangira ikiganiro cyacu, reka dusengane Imana, hanyuma ubundi twumve ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana yacu, dushimiye ko uri Imana idukunda, Imana ibana natwe, Imana igira neza. Tugushimiye yuko utwitaho mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Icyubahiro n'ikibi cyawe nyir'ibihe. Umwanya mwiza rero nanone tugire ubuntu bwo kugera muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, ari bwo buryo bwo guhura nawe muri iri jambo. Nyemerera unkundire uzubane natwe, duhagarareho, wongere Uwiteka kugaragaza kwera kwawe ku batwumva ndetse n'abaduteze amatwi n'abadukurikiye. Reka umwuka wera atembere ndetse arushaho kubana natwe, umwuka w'ubwenge atuzeho, kandi umwuka wo kumenya ukuri kw'ijambo nawo atubonekeho. Urakoze Mana yacu, ngaho komeza kubana natwe, dukomeze kandi dushoboze kumenya icyo ijambo rishatse kuvuga mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko rero biteguwe cyangwa biteganyijwe ko Umwami Imana yashimye yuko tuza kubana muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, ndagira ngo mbasuhuze kandi mbashimira yuko muri kumwe natwe mudukurikira muteze amatwi ijambo ry'Imana. Imana yacu ni ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Dushimiye Imana yabanye natwe mu minsi yatambutse kandi Imana yarakoze. Bwashize twasomye kandi twiga ku magambo menshi y'Imana agiye atandukanye, ndetse tugenda tubona uburyo abatubanjirije, tugenda tubona mu gihe cya kera no muri iki gihe uburyo hagiye habonekaho itandukaniro. Ariko uko biri kose, ari ibihe bya kera ari n'ibihe by'ubu, dushimiye Imana ko hose Imana ihari, uko n'itangiriro ikaba n'iherezo. Imana ishimwe ko ari iya kera ikaba n'iy'ubu ngubu. Imana ihimbazwe. Gusa utaza kumva ndimo mvuga muri ubwo buryo ngo uze kumenyera Imana ngo uvuge ngo se ngo Imana ngo ubwo ni iya kera ngo ubimenyere. Imana yacu ni iya kera mu mikorere, ni Imana y'inyacyubahiro, ndetse ni nyembaraga. Mu bushobozi bwayo bwose Imana irihagije. Imana itugirire neza. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rero riboneka mu gitabo cya Yeremiya. Ni ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Yeremiya, ibice ni 7. Hanyuma tugiye gusoma aya magambo. Wowe uyumva, wowe unkurikiye, wowe turi gusangira ibi byo kurya by'uyu munsi, ndagira ngo utege amatwi iby'iri jambo. Ndagira ngo ugire icyo uvanamo. Rirandeba nawe rirakureba, kandi iri jambo riratureba twese. Rireba Abanyarwanda, rireba Abakristo, rireba abatuye isi. Iri jambo ni ijambo ry'Imana, nk'uko ari itangiriro Imana, nk'uko nabivuze, ikaba n'iherezo. Ni nako ibyo yandikishije ukuboko kwayo ndetse n'ijambo ryayo bireba buri muntu wese waremwe nayo. Imana itugirire neza. Hanyuma rero tugiye gusoma umurongo wa 8 kuri iki gitabo cya Yeremiya, ibice 7, umurongo wa 8. Hanyuma turaza gusoreza n'ubundi ku murongo wa 13 cyangwa na 2, aho Umwami Imana dushoboza kugera. Turahagera. Imana y'amahoro idufashe kandi ibane natwe. Imana iduhane umugisha. Titire y'amagambo iravuga ngo Imana ihinyuza idini y'uburyarya, ibahanurira ibyago. Dore mwiringira amagambo y'ibinyoma atagira akamaro. Mbese mwakwiba mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukosereza Bayali imibavu, mugakurikira izindi mana zitigeze kumenya, maze mukaza kumpagarara imbere muri iyi nzu yitiriwe izina ryanjye,
mukavuga muti turakijijwe, ariko ari ukugira ngo mubone gukora ibyo bizira byose. Iyi nzu yitiriwe izina ryanjye mbese ihindutse isenga y'abambuzi mu maso yanyu. Dore njye ubwanjye narabibonye, niko Uwiteka avuga. Ariko noneho nimugende mujye ahahoze iwanjye h'ishiro, aho nabanje guhera izina ryanjye ubuturo, kandi mwitegereze uko nahagenje mpahoye gukiranirwa kw'abantu banjye ba Isirayeli. Kandi n'ubu kuko mwakoze iyo mirimo yose nkabatonganya, nkazinduka kare mvuga, ariko ntimunyumvire, nkabahamagara ariko ntimwitabe. Nicyo gituma ngiye kugirira nabi inzu yitiriwe izina ryanjye iyo mwiringiye n'ahantu nabahaye na ba sogokuruza, nk'uko nagiriye Ishiro. Nzabacira kure y'amaso yanjye nk'uko naciye abo muva inda imwe bose, ndetse n'urubyaro rwose rwa Efurayimu, niko Uwiteka avuga. Imana y'amahoro itugirire neza kandi Imana idufashe. Kuri aya magambo rero, icyo nshaka kugira ngo tuganireho, ndagira ngo tuganire ku kuri, tudaguca ku ruhande. Ese ni iyihe mpamvu Imana yavuze kuri iyi dini igahinyura idini ryarya itagira ukuri? Imana y'amahoro itugirire neza kandi Imana yacu idufashe, Imana yumve gusenga kwacu. Aya ni amagambo akomeye. Imana ngo yahinyuye idini iryarya ndetse ngo inabahanurira ibyago. Mu by'ukuri ibi ni ibintu byumvikana. Mu gihe umuntu arimo akizwa, mu gihe arimo agenda avuga ko akijijwe, akwiye no kugaragaza imbuto. Turashaka kuvuga, iri jambo rirashaka kugaragaza mu by'ukuri ko hakwiriye kubaho idini, ariko atari idini ku izina, ahubwo hakwiye kubaho ubukristo n'ubunyangamugayo. Imana y'amahoro itugirire neza. Hanyuma rero nari ndimo tugira ngo tuganire ku ijambo. Senge nawe wowe unteze amatwi, wowe unyumva, wowe uhagaze ute ku idini yawe? Se waba uhagaze ku idini ukaba uvuga ko usenga, mu by'ukuri uri umuririmbyi, ariko birashoboka ko waba wirinde utazo kuba uri umuririmbyi ariko wo ku izina. Imana itugirire neza. Imana irashaka kugaragaza idini ariko iryarye. Iyo dini mbega imeze nka ya yindi bajya bavuga, uhugura umuntu ukamubwira uti se ko bimeze gutya, ati jyewe, ati Imana ndabizi ko ireba mu mutima. Ariko mu by'ukuri maze igihe ndi kubwira abantu, Imana nubwo ireba mu mutima, ariko n'inyuma ku mubiri irahareba, kuko mbere y'uko ijya mu mutima iba yabanje guca inyuma ku mubiri. Rero iyo urimo uvuga ngo Imana ireba mu mutima, nyamara ndetse n'abanyarwanda babivuze neza, barakoze, bazi gusobanura ikinyarwanda, bavuga ko akari k'umutima gasesekara ku munwa. Ariko Bibiliya yanabivuze neza, yavuze ngo mbese wakwiba ukica ugasambana ukanaba n'umusinzi, nubwo bitananditse ahangaha, ariko turabibona hanze kari. Hanyuma warangiza ugaza ugahagarara imbere y'Imana ukavuga ngo ndakijijwe. Imana y'amahoro igufashe kandi Imana y'amahoro iturengere twese. Imana itugirire neza. Bivuze ngo ukwiriye kuba umukristo w'ukuri, ukwiye kuba umukristo utaryarya Imana. Njyewe wambeshya, ushobora kubeshya na pasiteri, ushobora kubeshya uwo musengana, ariko iyo Mana ireba mu mutima koko, ndagira ngo tubiganire, umfashe tubyumve, twese tubitekereze. Ese koko aho mu mutima ireba? Ese mu mutima wawe hari kujyana n'uko inyuma umeze? Inyuma uko umeze n'imbere mu mutima koko biri kujyanirana? Imana itugirire neza, kuko ntabwo Imana niba koko ireba mu mutima, ariko umutima ukwiye kubukira. Se koko urakiranuka nta zangano zibubamo? Se koko nta kutababarira kuburimo? Ushobora kuba utiba, ushobora kuba udasambana,
hakuri umunyamagambo urateranya uragambanirana ibi byose ndetse hari n'ibyaha ushobora bikorerwa ahiherereye. Hari n'igihe wabona Imana ikureba wowe aho ahiherereye ikabona urukurutwa na wa musinzi n'umusambanyi usambanira hanze utari wazi. Ariko kandi noneho ikintu gikomeye ntabwo igikomeye ari n'icyo ngicyo, ahubwo ibyo byose yaba wabikoreraga hanze y'inzu y'Imana atari no mu nzu y'Imana. Icyo ni ikibazo gikomeye, kuba waba uri umuririmbyi ukiba koko ukanica ukanasambana kandi warangiza ukaza ugahagarara imbere y'Imana ngo ndakijijwe, kubera ko bakubonye uririmba neza, kubera ko banzi koko nzi kubyina neza, ubwo ngubwo ngo ndabarangije. Ni ukuri uraza guheza aba bantu, ariko wirinde utaza kwibwira yuko n'Imana uri buyibeshye. Imana y'amahoro itugire neza, twirinde kubeshya Imana, twirinde kuryarya Imana. Wirinde wa mukobwa we, wa mubyeyi, wa mumama we w'inshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo ni ukuri ukwiye guhagarara ugahagarara ku kuri wamenye. Imana idufashe, atari ibyo kuvuga ngo nambaye rumbiya ariko mu by'ukuri mu mutima ishyari ryarandenze. Oya, ahubwo reka ishyari nurangiza ugire urukundo, kandi mbere y'uko ujye kubwiriza nyine abandi nawe ubanza urebe neza ko wujuje ibyangombwa. Ntabwo uri buze kujya kubwira abantu ngo reka ubwibone hano nawe uri umwibone. Imana y'amahoro itugire neza, ni ukuri Imana idufashe kandi Imana ibe mu ruhande rwacu. Umva nifuza rero yuko ni ukuri waba umukristo w'ukuri mu mutima wawe, ukaba umukristo kandi ntuharanire ko abantu bakubona. Abantu benshi bari gukunda icyubahiro, abantu bari gukunda ko abantu bababona, babashima, babakomera amashyi. Oya, maze igihe nitegereza abatubwirije bagiye banatubanziriza, bagiye banyura imbere yacu ndetse mu bwana bwacu bagiye bahura n'ibibakomereye ndetse intambara nyinshi zitandukanye. Kugeza uyu munsi hari abapfuye, hari abagihari ariko batagifite nanone imbaraga zingana n'uko bari bahagurutse bameze. Bivuze iki? Bivuze ngo uyu munsi wa none ibiri kurwanya umukristo nibyo birwanyije pasiteri, ibirwanyije pasiteri byo birwanyije na mushumba. Ahubwo turebere hamwe, turebe ngo mbese turi kurwana gute. Imana y'amahoro idufashe itugirire neza. Rero uyu munsi niba abadufashije kugera aho tugeze ubu tutari kubabona mu buryo bukwiriye cyangwa se bitewe n'impamvu n'ibihe, utekereze uvuge ngo mbese njyewe uyu munsi ejo hanjye hazaba hameze gute. Imana y'amahoro idufashe kandi tugirire neza, kandi Imana yumve iri jambo iri gushyigikire mubashe kuryumva. Njye sinarivuga uko bikwiye, sindi n'umuhanga, sinarisobanura, ariko ndabizi neza ko wowe uri kuntega amatwi, uri kure, uri hafi, ubasha kumva neza yuko ukwiriye kuba umukristo w'ukuri utaryarya, kandi bitari bya bindi byo kureba mu mutima no ku mubiri bize kujyanirana, ntibize kuba birimba usane. Ngo ninza kukubaza impamvu wambaye ubusa, ninza kukubaza impamvu wabunuje, uze kumbwira ko kari ku mutima, kandi mu by'ukuri ikigaragara cyo ikiri ku mutima nicyo wagaragaje inyuma aho ngaho ndimo ndareba. Abantu bakunze kwibeshya ko ngo ntaho bihuriye, ariko birahahuriye, kuko icyo umuntu atekereje nicyo akora. Niba umuntu atekereje ko nimugoroba agomba guteka, akaba azi neza yuko ari buteke umuceri cyangwa ari buteke ibirayi, ibyo ni ibintu aba yatekereje kuva kare, ntabwo ari ibintu apanga uwo mwanya. Ntabwo rero uri buze kumbwira ngo agakiza kari ku mutima, nyamara aka gakiza wagagombye kuba watekereje. Aka gakiza karakomeye, karanategeka, karayobora. Mu gihe utaremera ko kakuyobora ndetse ngo kakugire n'inganzwa, wowe wumve ko kakuganjije, ntabwo biri buze gukunda. Icyo gihe uraba ugaragara nk'indyarya. Rero wirinde kugaragara nk'indyarya imbere y'Imana n'abantu, ahubwo uharanire kuba umukristo wa nyawe. Imana y'amahoro nitugirire neza. Imana iduhane umugisha kuri aya magambo meza tuganiriye. Ndabizi neza ko utaza kuza kuyumva yose uko Bibiliya ni nini, ariko ni ukuri. Ndagira ngo ubwire ngo wirinde icyaha n'igisa nacyo, ube umukristo w'ukuri kandi wirinde kubeshya Imana. Abantu warababeshye bihagije, ariko ijambo ryambwiye ngo ni ukuri, ijambo ryavuze ngo ibyo byose narabibonye, niko Uwiteka yavuze. Yavuze ngo yarabibonye. Nubwo bwose abantu bajya bibwira ngo ntabwo Imana yabibonye, twebwe twananirwa kubibona, ariko Imana yo yarabibonye. Kandi ngo dore
ngo nyuma yo kubibona dore ikugenjereje nabi nk'uko yagenjereje ishiru ikaharimbura rwose. Rero wirinde utarimbuka, waranire kuba umukristo w'ukuri kandi rwose imbere n'inyuma. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Ngaho dushoreje ikiganiro cyacu cy'ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane.